turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, aho muri hose mu bihugu bitandukanye. Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ikomeye, Imana ishoboye ibyo udashoboye, inshuti nziza, umwami Yesu, nk'uko umuririmbyi yabivuze ngo niwe utwikorerera imibabaro ndetse n'ibyaha. Ahabwa icyubahiro ko yongeye gutuma twongera guhurira hano mu ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha wowe ufata uyu mwanya ukumva ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha wowe uryoherereza inshuti zawe. Imana ikugirire neza. Reka dushime Imana, uzamura ijwi ryawe ushime Imana yongeye kuguha umwuka w'abazima. Uyishimire kugira neza kwayo kwinshi, uyishimire imigambi myiza igufiteho. Hanyuma twinjire mu ijambo ry'uyu munsi. Mwami, turagushimiye, tugushize hejuru, turaguhimbaje. Urakwiriye gushimwa, urakwiriye gushirwa hejuru. Uri Imana nziza, uduhaye ubuzima, uduhaye kubaho, uduhaye guhumeka. Icyubahiro tugihaye wowe. Izina ryawe nirishirwe hejuru. Reka ijambo ryawe buri wese uryizera rimubere nk'uko urivuze, kandi rihinduka imbuto igwa mu butaka bwiza. Ntaba ari twe ahubwo izina ryawe nirishirwe hejuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndabakiriye mwese rero muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Amazina ni Pastor Shema Christian. Turashimira Imana yongeye kudushoboza gutanga ijambo uyu munsi. Ni ubuntu bwayo, ni imbabazi zayo, ntabwo ari ububasha bwacu. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku ijambo kugendana n'Imana. Ndifuza ko Imana igendana nawe mu buzima bwose bwo muri iyi si urimo, kuko hari ibanga mu kugendana n'Imana. Abantu bagira abo bifuza kugendana nabo, bakumva ko igihe cyose bazabasha kugendana nabo, kuba bari hamwe nabo, kuba baziranye. Hari ibintu bidasanzwe bizaba mu buzima bwabo kubera imbaraga uwo muntu cyangwa abo bantu bafite. Ukumva ko kumenyana nawe hari ikintu kidasanzwe uzageraho mu buzima. Ariko hari akarusho kugendana n'Imana. Imana idashobora kugusiga. Umuntu hari ahantu yagusiga, umuntu hari ibintu atagukorera kandi abishoboye cyangwa se wenda atabishoboye, ariko Imana mubana mu bihe byose. Ntaho Uwiteka Imana yagusiga utabonye ubutabazi bwe. Ndagira ngo rero inyigisho igufashe muri iki cyumweru, wongere umenye ibanga ryo kugendana n'Imana, wongere uha agaciro, wongere uyakire mu buzima bwawe. Umenye ko niyo yonyine ishobora kugutambutsa aho hantu, niyo yonyine ishobora kugutabara muri ubwo buzima.
niyo yonyine ishobora gukora ibyo umwana w'umuntu atakora, niyo yonyine ishobora gukora ibyo ubushobozi bwawe ufite butakora, kuko hari igihe umuntu abugira ariko budafite icyo bwakora. Ariko umwami Yesu, Imana ishobora byose, ibasha gukora ibiruta ibyo utekereza, ibiruta ibyo usaba. Niyo ukeneye kugendana nayo, ukeneye kugira inyota yo kugendana n'Imana. Oh, haleluya. Bibiliya iravuga mu Kuva, umugabo witwa Mose yahishuriwe ibanga ryo kugendana n'Imana. Agira amagambo akomeye ayibwira. Nifuza ko uyu munsi mu minota mike tuyasengeramo, nawe ubwira Imana icyo kintu. Hanyuma mu nyigisho zikurikira tuzajya tureba iri jambo kugendana n'Imana bivuze iki, bisobanuye iki, ni izihe nyungu. Ariko uyu munsi nifuje ko dusoma iki cyanditswe, hanyuma tugasenga, ukabwira Imana ngo nanjye ndifuza kugendana nawe. Mu Kuva ibice 33 umurongo wa 12 kugeza ku wa 14, Bibiliya avuga ngo Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka utijyana ubu bwoko, ntumenyeshe uwo udutumanye. Ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone dusheho kukugiraho umugisha, kandi wibuke ko uyu bwoko ari ubwawe. Umurongo wa 14 tuzawutindaho cyane muri izi nyigisho. Bibiliya iravuga ngo aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Tuzabivugaho cyane, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose asubijwe icyifuzo cye yari afite. Yabwiye Imana ngo si rimwe si kabiri untumye, nkakwemerera nkagenda, yewe sinakubaze ngo ninde udutumanye. Ariko uyu munsi ndagira nkubwire yuko sindi buve hano tutajyanye, sindi butangire aka kazi tutajyanye, sindi bushinge urugo tutari kumwe, sindi butangire business tutari kumwe, sindi bukore ibi na biriya utarimwo. Akeneye kumenya niba uru rugendo Imana iri kumwe nawe. Ese muvandimwe, ujye ukenera kumenya yuko ibyo utangira, imishinga yawe, ibyo ushaka kugeraho, ujye ukenera kumenya ko Imana ibifitemo ubushake, iri kumwe nawe. Mose akubera urugero rwiza, yarazi ibanga ryo kuba ibyo arimwo biri mu Imana. Hari igihe umuntu agenda wenyine, agahura n'ibibazo wenyine, agahura n'ibigeragezo wenyine, ariko uyu munsi uhagarike kugenda wenyine, ubwire Imana ngo niba utari kumwe nanjye muri ibi ngiye gutangira, ni wowe ubizi, nabihagarika aho kugira ngo ngende njyenyine. Mose aravuga ngo uru rugendo niteguye kuruhagarika niba utarurimo. Ibi bitwereke imigambi itandukanye umwana w'umuntu ashobora kugirira muri iyi si. Ukenere kuba Imana iri muri ibyo ngibyo watangiye cyangwa se wifuza gutangira. Ubaze Imana niba muri kumwe, uyisaba ibimenyetso niba muri kumwe, umenye neza ko utari wenyine. Mose yarazi ibibazo byinshi ashobora guhurira mu nzira, akabura uwabaza kuko nyir'ububasha, nyir'ubushobozi, Imana ishobore byose batari kumwe. Uyu munsi ndagira ngo rero presence y'Imana, kubaho kw'Imana mu buzima bwawe, ubigira ibintu by'agaciro kuruta ibyo waba ufite. Biratwigisha yuko Imana iri mu bintu nibwo butunzi bukomeye waba ufite nshuti. Iyo utangiye ibintu Imana ibyicayemo, Imana ibizi, ibishigikiye, nibwo butunzi butagira akagero waba ufite muri iyi si. Reka Imana ibane nawe muri iki cyumweru, reka Imana ibane nawe mu mashuri yawe, reka Imana ibane nawe mu kazi kawe ugiye gutangira gukora muri iki cyumweru, muri aya mezi, muri uyu mwaka, mu minsi usigaje kuri iyi si.
gendana n'Imana. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo kugendana n'Imana ngo ni ibanga ritangaje. Reka Uwiteka agendane nawe wa musore we, agendane nawe wa mukobwa we, agendane nawe wa mupapa wa mumama. Sinzi ibyo ugambiriye, ariko reka iki gitondo, iyi saha, uyu mwanya, aho uri muri icyo gihugu, aho uri muri uwo muryango, ubwira Imana ngo nudatangirana nanjye ntabwo ndi butangire bino bintu, ntabwo ndi bukore kino kintu. Nkeneye kumenya ko unshigikiye, nkeneye kumenya ko turi kumwe, ntari jyenyine. Ku murongo wa 14 Uwiteka aramusubiza, kuko iyo Imana uyisabye ikintu cy'agaciro ntabwo itinda kugusubiza. Ntabwo Mose yasabye Imana amafaranga, ntabwo Mose yasabye Imana ibindi bitandukanye tujya dusaba muri iyi si. Yayisabye kubana nayo, yayisabye kugendana nayo. Ibyo bikora Imana ku mutima, iravuga ngo ntabwo unsabye ibi na biriya, wowe urarebye usanga kubana nanjye mu buzima bwawe bwa buri munsi ari ikintu gikomeye, ndakwemereye. 14 aramubwira ngo ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Tuzabireba muri iyi nyigisho ronda guteguje. Ni gute Imana iyo tugendanye nayo ituruhura? Ni akahe kamaro ko kugendana nayo? Uyu munsi nifuje kuvuga iki cyanditswe gusa, ariko mu byigisho tuzakomeza uzagenda ukurikira wumve agaciro ko kugendana n'Imana. Uwiteka agendane nawe rero mu byugambira uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka akora igitangaza ku buzima bwawe. Uwiteka yoroshye ibyari bikomeye mu rugendo rwawe. Imigambi ufite ikomezwe n'Imana. Isengesho ry'uyu munsi uvuge ngo Mana agendana nanjye. Ibyo wari ugambiriye simbizi, ariko Uwiteka akuntumyeho, aravuze ngo kenera kugendana nayo. Mera nka Mose, uyibwire ngo nutavana natwe hano, nudatangirana natwe, ntudukure inaha. Abaroma ibice 8 murongo wa 31. Turashoje kugira ngo dusenge. Haravuga ngo niba Uwiteka ari mu ruhande rwawe, umubisha yava he, yaturuka he? Shuti, umubisha yagufata akagukora ibyo yifuza uri kumwe n'imbaraga z'amaboko y'abantu. Umubisha, iyo tuvuze umubisha turavuga ikintu cyose kibi cyaza ku mwana w'umuntu, cyakugeraho uri kumwe n'imbaraga z'amaboko y'abantu. Ariko uri kumwe n'Imana, Pawulo yaravuze mu Roma 8:31 ngo niba iri hamwe natwe, niba iri mu bintu, niba iri mu byo watangiye, humura, umubisha ntaho yava. Reka dusenge, hanyuma izi nyigisho zizagufashe, zizagukomeze. Nkwifurije icyumweru cyiza, nkwifurije ukwezi kwiza, nkwifurije umwaka mwiza, nkwifurije ibihe byiza hamwe n'Imana. Uwiteka akugire neza. Reka dusenge. Mwami, turagushimiye, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye. Turasenze nk'uko Mose yasenze ngo niba utari kumwe natwe ntudukure ino. Girira abantu bawe neza bumvise ijambo ryawe. Sinzi imishinga bafite, ariko bana nabo, gendana nabo, bakosore, bereka aho bipfira, bayobora inzira. Ijambo ryawe riravuga ngo tujya guca iburyo cyangwa imoso, ngo amatwi yacu azumva ijwi ribabwira ngo dore iyi niyo nzira mukwiriye kunyuramo. Gendana nabo nyakubahwa, korana nabo ibikomeye n'ibitangaza mu nzira zabo, bayobora ibyo bakwiriye gukora mu izina ryawe Yesu Kristo. Data, aho twateshutse ntitugendane nawe, tugarure kugira ngo dutangirane nawe kandi tuzasozanye nawe. Izina rye rishirwe hejuru. Ubahe icyumweru cy'umugisha, icyumweru cy'umunezero, icyumweru cy'ibyishimo aho bari hose, mu bihugu bitandukanye, mu miryango itandukanye. Abarwayi bakize, abarushye ubaruhure, abakomerejwe n'ibibazo bitandukanye uborohereze, kuko uri Imana ishoboye byose. Izina rye rishirwe hejuru. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Imana ibahe umugisha kandi bagire neza, muzagire icyumweru cyiza mu izina rya Yesu, amen.
summer